Ese wajyaga umenya ko gutuza no gutegereza ari bwo bushobozi bukomeye bushobora kuguhesha icyo ushaka mu buzima? Abantu benshi bapfusha ubusa imbaraga kuko biruka cyane, ariko uyu munsi inyamaswa yitwa inyange igiye kutwigisha isomo ridasanzwe. Niba udashobora guhagarara hamwe ngo utegereze igihe gikwiye, ntabwo uzigera ufatira amahirwe mu ntoki zawe. Uyu munsi ugiye kumenya kuki abantu batuje ari bo barya ibyiza by'isi. Inyange ni imwe mu nyamaswa zifite ikinyabupfura n'ubushobozi bwo gutuza fokasi bidasanzwe. Iyo iri guhiga ishobora guhagarara ku kuguru kumwe mu mazi, igatunganya ijisho ku ifi, ntiyinyeganyeze na gato kugeza igihe gikwiye kigeze. Abantu benshi bo muri iki gihe bafite indwara yo guhuzagurika, bashaka ibintu uyu munsi ejo bakabivaho bakajya mu bindi. Disipurine nyakuri si ugukora cyane gusa, ni no kumenya kurekera aho guhuzagurika, distraction, ukareba ku ntego imwe kugeza uyishyikiriye. Inyange ntiyiruka inyuma y'ifi, ahubwo yitegereza ko iyisanga. Iyo itegereje ituje, ifi ihita iyisanga mu mfuruka yo gukacira. Isomo ryawe uyu munsi, shaka intego imwe wiyemeje kugeraho, maze ureke guhuzagurika mu bindi bintu byinshi uyu munsi. Hagarara hamwe, tuza kandi ushyire ingufu zawe zose ku kintu kimwe kugeza ukigezeho. Kumenya guceceka no gutegereza nibyo bizaguha imbaraga zo gukacira amahirwe abandi bose bari gupfusha ubusa kubera kwiruka hirya no hino. Ese uyu munsi witeguye gutuza nk'inyange kugira ngo ukacire intego yawe? Niba wiyemeje kugira ubu bushobozi bwo gutegereza, andika niteguye mu bitekerezo. Urugendo ruracyakomeza, jya uzinduka uyobore umunsi.